Umwami Sahili yari afite umukobwa umwe w'ikinege witwaga Rina. Kubera icyubahiro cy'umuryango hateguwe ibirori bikomeye byo guhitamo umusore uzabana nawe akazaba umwami mu cyimbo cya Sahili. Ibyo birori byitabiriwe n'abasore baturutse imihanda yose, harimo n'umusore Rihani wo mu bwami bwa Hadori. Rihani yari umuhanga kandi aturuka mu banyacyubahiro. Niwe watoranyijwe na Rina, ariko ibyo yabikoze atamwiyumvamo. Yamuhisemo ashaka gushimisha se. Nyuma yo guhitamo Rihani, umwami Sahili yatangiye gutegura ubukwe ako kanya, ariko Rina amubwira ko atamwishimiye. Umwami yararakaye, ntiyatangaza ku mugaragaro ko ubukwe busubitswe kubera iyo mpamvu. Yamufungiranye mu cyumba cya wenyine aramuhangayikisha. Rina atinya ko bazamwica koko, yemera kubana na Rihani. Gusa yifuje ko mbere y'uko babana babaho igihe cyo kuganira bakamenyana. Yasabye umwanya wo kumara iminsi atemberana na Rihani mu gihugu hose ngo abanze amwiyumvemo. Se yarabimwemereye, amuha abarinzi n'abaja. Batangiye gukora ingendo nyinshi, ariko Rina agenda abona ko Rihani atari umuntu wo gukundwa, ugira umutima mubi kandi utamugera ku mutima. Ku munsi wa gatatu bafashe urugendo bajya ku nyanja. Bahuriye n'umusore w'ikokoyi witwaga Sefu atwaye ubwato ari kumwe na mugenzi we Bazile. Sefu yitwaye nk'ikiragi ntiyagira icyo avugisha Rina, ahubwo amureba nkaho ntacyo amubwiye. Rina yaratunguwe, ataha ababaye, yiyemeza ko ku munsi ukurikiye azagaruka. Ubwo yagarukaga yabonye Sefu na Isabelle, umukobwa bari kumwe, bakina bishimye ku mucanga. Yifuza kuba mu mwanya wa Isabelle. Aho niho yatangiriye kugira amarangamutima atandukanye nawe yari yarigeze agira undi musore uwo ari we wese. Nyuma Rina yasabye kujyana mu bwato na Sefu bonyine, aribwo yatangiye kumubwira impamvu yari yanze kumuvugisha. Ntiyari azi ko umukobwa w'umwami ashobora kugira umutima nk'abandi, kandi we ntiyari kuvugisha umuntu wiyumvagamo ko arenze. Baganiriye birambuye, Rina atangira gukururwa na Sefu, amwiyumvamo cyane. Yagarutse mu ngoro abwira se ko atigeze akunda Rihani. Yavuze ko yamwangiye imico ye mibi irimo kwikunda, gusuzugura abandi no kudatekereza ku byishimo by'uzaba umugore we. Ahubwo yavuze ko yakunze undi musore witwa Sefu, umusare wo ku nyanja utaruzwi n'inkiko z'ubwami. Ibyo byatumye umwami Sahili arakara cyane, asaba iperereza ryihuse kuri Sefu. Icyo gihe Rina yaratangiye kumva urukundo nyarwo bwa mbere mu buzima bwe. Uwo musore witwaga Sefu yabonaga ko atandukanye n'abandi bose yari yarigeze guhura nabo. Yamushimishije mu buryo budasanzwe. Yari umusore witwararika, acecetse, ariko azi gusetsa, azi no kumenya aho ibyishimo by'umukobwa biherereye. Icyakora we yikundiraga Isabelle kuva na kera. Rina yarivugishaga ati, Sefu utamwitegereje neza ntiwamenya ko yaba isoko y'umunezero. Yaratangiye kwibonera ukuri k'urukundo rutita ku ntera, inkomoko cyangwa icyubahiro. Mu bwato bari mu mazi, hari ukuntu Sefu yamurebaga mu maso akamwenyura. Rina kumva agize ibyiyumvo bitigeze bibaho. Kubwira se uko yiyumva ko yabonye undi musore byatumye arakara cyane. Nawe ntiyari kwihererana icyo kibazo, abajyanama bagombaga kumenya ibijya mbere. Salima yahise ajya mu cyumba cye, Rina amubwira ko sarakajwe nabyo. Salima tukoze ibiki? Kuko uriya musore umaze kumukunda mu cyumweru kimwe gusa, bigeze aho bibwira so. Nawe tunari kugira nte ko haburaga iminsi mike bakashyingira Rihani, kandi ntarigeze mukunda. Ese ubwo kubana na Rihani ntigeze nkunda, no kubana na Sefu ndi gukunda, ko bose ntabazi neza, ari nkawe wakora iki? Salima ati wakunda Sefu, gusa nashidikanyije kumubona we na Isabelle. Nubwo Isabelle yambwiye ko ari mwene wabo, uko barebanaga byatumye nkeka ko bakundana. Rina ati wibivuga, kuko naho baba bakundana data nshyigikiye, hari ubwo Sefu yankunda kumurusha. Salima ati birabibyuya, wasanga wakunze nawe atazagukunda. Rina ati wikomeza kuvuga ayo magambo, wintera ubwoba. Ikimpangayikishije ni imyanzuro data agiye gufata, kuko bumaze kuba nk'umwana utagira umumaro kuri we. Umwami yongeye kwicara imbere y'abajyanama n'abanditsi, arababwira ati umukobwa wanjye ashaka umusare. Bose baracecetse, ariko umwe asa nkaho yabyumvaga. Yaramubwiye ati hari ubwo urukundo rutagendera ku cyubahiro, kuko rugira igisobanuro gikomeye. Wenda icyo ashaka si igikomangoma, ahubwo ni umuntu wabasha kumuhumuriza, akamwumva, akumva amarangamutima ye. Icyo nicyo cy'ingenzi mu rukundo. Undi yamuvugiyemo arakaye ati bwami isaho guhakwa n'amarangamutima. Iyo umukobwa w'umwami yigize igicucu, ingoma itakaza agaciro. Byaba ari ugutesha agaciro ubwami. Umwami yaratekereje, arongera aratekereza. Yibutse ko n'ubundi nawe yakunze nyina wa Rina, atari uwo mu muryango wari uzwi n'ibwami. Yari uwo mu gace k'icyaro kari kegeranye n'aho bashyinguye bitwaga abahanuzi. Se ari umuvuzi uhagarariye abandi muri ako gace. Nyina wa Rina nawe azi kuvura akoresheje amazi n'indabo. Niwe yari yarahisemo ngo amubere umwamikazi, ari umukobwa usanzwe utari ufitanye isano n'ibwami. Yatekereje ku mahitamo yagize we ubwe, agaruka ku gahinda ka Rina, abona ko urukundo nyarwo rutagengwa n'amategeko. Aramugarukira, anishimira ko nyuma na nyuma abonye umusore akunze. Ariko noneho hari Rihani, kandi igihugu cya Hadori cyari cyaramaze kwemera ubwumvikane no gutanga ibihumbi n'ibihumbi by'inka, impano n'ubutaka ku bw'iyo mishyikirano. Ubukwe nabwo bwari bwarasubitswe mu gihe kirenga ukwezi, hari hageze ngo busubukurwe. Umwami yabarebye mu maso umwe ku wundi, afata umwanzuro w'agateganyo ati Sefu agomba gukurikiranwa, basuzume inkomoko ye, basobanuze ibye, kandi Rihani agomba kubimenya. I Hadori, Rihani yari yaratangajwe no kubukwe bwimuwe, ariko yarihanganye, yibwira ko ari ikibazo cy'igihe gusa, akibanira n'umwana w'umwami atavunitse. Ukwezi kutarashira, baramugaruye ngo batemberana na Rina mu gihe cy'ibyumweru bibiri, kugira ngo bamenyerane baniyumvanemo.
Sahiri ntiyumvisha ko karagiye mu maso ya Rihani akamubwira ko umukobwa atigeze amukunda. Nanone yibazaga uko bizagenda ku mubano w'ubwami bwe n'ubwa Hadori kuko bashoboraga gushwana. Yarivugishaga ati byari kuba byiza iyo aba yarahisemo umusore wo mu bwami bwanjye kuko we nari kumusezerera agataha ngasigara ntuje ubwami bwanjye bugakomeza kurama. Ariko ubu ngiye kuba umwanzi wa Hadori. Uko biri kose nkwiriye kuba umubyeyi kuruta kuba umwami. Nanjye ndashakanye na nyina wa Rina, reka nawe muhe amahirwe ye. Yamutumije haraza. Rihani yicaye imbere ye, iruhande rwe hari umurinzi mukuru n'umujyanama. Umwami yamurebye mu maso mu isura itagira uburyarya n'imbabazi, avuga amagambo make ateye ubwoba ati, Rihani, ngushimiye icyubahiro wahaye igihugu cyanjye. Ukwiriye kuba umugabo w'umukobwa wanjye mu byemezo by'ubwami. Ariko hari ikintu cy'ingenzi ntegetswe kukubwira. Rihani yamuteze amatwi, amaso yahanga umwami, umutima utangira kwikanga. Noneho yavuze mu ijwi ryuzuye agahinda ati, Rina, umukobwa wanjye yambwiye ko atagukunze. Yambwiye ko umutima we waturika muramutse mubana mu nzu imwe. Rihani yahagurutse ku ntebe apfukama imbere y'umwami, aravuga ati, mwami, nari naratangiye kumukunda cyane. Sinakwihanganira gusubira Hadori ndutwa n'utagira izina. Nyemerera mvugane nawe rimwe gusa. Umwami yarabyanze, atukwiriye kubyumva ugasubira iwanyu. Nyuma y'uko umwami Sahiri amubwiye ukuri ko ari ku mutima wa Rina, Rihani yavuye mu ngoro atuje atavuga. Ingabo zamuherekeje zigendera ku ruhande ntacyo zimubaza. Mbere yo kujya iwabo yabanje kujya ibwami. Yagezeyo yegera imbere ya Hadori, yitsa umutima, aravuga ati, Nyagasani, umukobwa wa Sahiri ntiyigeze anyiyumvamo. Ubukwe ntibukibaye, nsezerewe nta mpamvu, nta bisobanuro, ngo umukobwa ntiyankunze gusa. Abajyanama bateye hejuru bati ni nko kumanikwa ku karubanda. Umwami Hadori yaracecetse, hanyuma arahaguruka avuga ijambo rikomeye ati, nta bwami busuzugurwa ngo buceceke. Twari twatanze Rihani nk'umugabo, ariko bamuteye icyasha. Ibyo ntitwabyemera. Sahiri acyohereza Rihani ibwami, yakoze igikorwa cyerekana ubwenge. Yerekanye ubwenge n'ubunyangamugayo mu kuyobora, ahitamo gushaka amahoro kuruta intambara. Mu gitondo cyakurikiyeho, nyuma yo gusezera Rihani, umwami Sahiri yabwiye abajyanama bati, ntabwo Hadori akwiriye kutubera umwanzi. Rihani ntabwo duhanganye, ahubwo ni ukutumvikana ku rukundo. Nimuhamagara intumwa tuziho ubutumwa bwa bugufi bwo gushyikiriza Hadori. Intumwa zaroherejwe. Zikigerayo zahise zishyikiriza ibaruwa umwami. Umwe mu bantu b'umwami Hadori yasomye ibaruwa bari bazanye iranguruye. Ibaruwa yagiraga iti, ubwami bwawe burakarama Nyagasani Hadori, uri inshuti yanjye kuva kera, ariko ikibazo cyabaye ikibazo kandi cyagombaga gukemuka nubwo uruhande rumwe rushobora kubibabariramo. Ni ukuri umukobwa wanjye Rina twamuhatiye gushaka uwo bazabana, ariko abura amahitamo. Nifuza ko azakunda ari uzaraga ubwami bwanjye kuko ntabyaye umuhungu. Twabashimira urukundo rwanyu, ariko ntabwo dushoboye kuba mu kazana kuko naho yari kumwemerera bari kubana ku gahato atamwishimiye, umutima uri ahandi. Duhisemo gutanga ikiru n'impongano kugira ngo ishema ry'umwana wanyu n'iry'igihugu cyanyu ritangirika. Ntidushaka intambara, ahubwo twifuza amahoro y'ejo hazaza. Ibi ni byo bisobanuro. Nubwo umutima w'umuntu ugira ibanga, ubwami bugira impamvu. Iyacu niyo. Mu kiro umwami yari yemeye gutanga harimo izahabu n'amafaranga. Si ibyo gusa, yageneye ubutaka bunini cyane ubwami bwa Hadori. Aho ni ku ruhande rwo guhicyubahira ubwami bwabo. Kuri Rihani n'umuryango we yabaye izahabu nyinshi, abaha imyambaro n'amafaranga atagira ingano. Hadori yabwiye abari ati, Sahiri aracyafite umutima w'umwami. Twari dufite impamvu yo kurwana, ariko ihindutse yo kuganira. Ubwami bwacu burakarama. Yanditse ibaruwa nawe intumwa ze ngo zihe umwami Sahiri. Yamushimiraga bikuye ku mutima, amubwira ko bakeneye kwagura umubano kurushaho, arenza ati twabanye mu mahoro kuva kera. Uko iki kibazo gikemutse, binyeretse ko uri inshuti ikomeye. Rihani nawe ntabwo yakomeje kubabara, yarabonye amafaranga atari kuzigera atunga mu buzima bwe. Abantu bakomeje kumwubaha n'ubundi ntibamucishamo ijisho na gato. Impamvu ya Rina yarumvikanaga, yahatiwe guhitamo, apfa gufata uwo abonye nta rukundo rurimo. Umwami Sahiri nubwo aramaze kohereza intumwa Hadori, yari afite impungenge kuri Sefu. Yatumijeho umusirikare mukuru wihariye, umugabo wigeze kuba mu mazi n'umukobwa yari yizeye ko azi ubwenge. Abo batatu bagombaga kugenda nk'abacuruzi ariko bashakisha amakuru ya Sefu. Bakigera hafi y'inyanja, batangiye kwiyoberanya, babaza abaturage ku musore w'ibigango wari utwaye ubwato ukunda gukina n'umukobwa witwaga Isabelle. Baje kumenya ko yitwa Sefu, akaba ari gutanga amahugurwa ku butabazi bukorerwa mu mazi, ko ari umuntu utandukanye n'abandi. Bababwiye ko avuga make ariko ko afite ubwenge bwinshi. Nta se cyangwa nyina yagiraga. N'abasekuru bari baherutse gupfa, nta mwene wabo yagiraga n'umwe. Ayo niyo makuru babashije kubona, yarimo ko Sefu yakundanaga byeruye na Isabelle. Ayo makuru bayashyiriye umwami. Sahiri ntiyarakivugana n'abajyanama be cyane. Yari yarababwiye ko bagiye kubanza kohereza ikiri Hadori, bamara gukemura icy'umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi, bakabona gutekereza kuri Rina bari barabujije kongera gusohoka. Yiberaga mu cyumba ari kumwe na Salima. Nta kindi kiganiro baganiraga, yabaga amubwira ko arota Sefu gusa. Salima yamubaga hafi kandi Rina ntiyarazi iby'umwami arimo.
ariko yari azi ko ibintu ari amahoro. Yari afite amakuru y'uko Rihani bamwirukanye, azi ko babageneye impano kandi ko Sefu ari kumukoraho igenzura. Nubwo atarazi aho bigeze, yumvaga bizagenda neza. Mu byumweru byakurikiyeho, intumwa za Saheli zasubiye ku nyanja zishaka kwiga byinshi kuri Sefu. Ubwo bagiye bigize nk'abacuruzi b'inkweto n'amasaro, bagiye bigengesereye baganira n'abaturage cyane cyane abarobyi. Nibwo bamenye inkuru ibabaje y'ibyabaye kuri Sefu. Umwe mu bacuruzi b'amafi yabaye amakuru arenze ayo bari bakeneye. Ababyeyi ba Sefu barohamye mu mazi. Igitangaje nuko ari wenyine warokotse, ariko ni umusare. Gusa uwo musare nawe yahise apfa hadashize igihe kinini. Umwana yahise ajyanwa kwa sekuru, umusaza wakundaga guhiga cyane, ari umuhigi w'ibigango nka Sefu. Gusa umugore wari uturanye n'uwo mwana yitaga kuri Sefu wanganaga n'agakobwa ke. Ako gakobwa karakuze niko kavuyemo Isabelle. Sekuru yamureze nk'umuhigi amwigisha kurasa inyamaswa, ariko rimwe na rimwe akanyuzamo akamuzana ku nyanja akamwigisha koga no gutwara ubwato. Yaramubwiraga ati rero uzaba umuhigi nijoro, ku manywa w'umusare wenda uzarukura benshi batazapfira mu mazi nk'ababyeyi bawe. Nubwo yari umuhigi, yahoraga ku nkengero z'inyanja rimwe na rimwe. Icyamugiraga inshuti na Bazili nuko bombi bari bazi koga neza, bazi gutwara ubwato kandi bazi guhiga. Hari igihe Bazili yamutumiraga bakajya guhiga nijoro ku kwezi. Bakajyana guhiga nijoro ari ku kwezi. Bajyanaga inkota n'imyambi. Rimwe bagiye ari babiri bica ingwe. Ku munsi wakurikiyeho bica intare, bituma abantu babatinya. Sefu we bavuga ko yigeze kwica ikirura akoresheje amaboko gusa. Intumwa za Saheli zagize ubwoba, ntizabyereka uwo mucuruzi wabahaga amakuru yabafashe nk'abantu basanzwe. Bari bazi ko Sefu ari umusore uraho nk'abandi bose, ariko bamenye ko ari nk'umwami muri rubanda bari baturiye inyanja. Aho ku mazi no mu ishyamba yari afite ubwami bwe. Abantu bose bamuvugaga neza, bamwubaha. Umwami Saheli amaze kumva inkuru ko umusare akaba n'umuhigi, Sefu wo ku nyanja yategetse ko ahita ajyanwa ibwami. Yashakaga kumureba ijisho ku rindi, akamenya neza uwo muntu wari uri kugaragara mu nzozi z'umukobwa we ari we n'ibindi bimwerekeyeho. Umwami yahamagaye abasirikare be b'inkorokoro ati mujye kumureba mumufate, mumuzane neza. Nzamubaza ibyo nkeneye, menye uwo muntu winjiye mu bwenge bw'umukobwa wanjye. Abasirikare bagiye bambaye imyenda ya gisirikare. Bageze ku nkengero z'inyanja basanga Sefu uri kumwe na Isabelle na Bazili. Bari bokeje amafi barindiye ko bwira, ukwezi kukamurika bakajya guhiga. Iyo bafataga inyamaswa bayisangiraga n'igiturage cyose. Sefu bamufataga nk'umwami mu gace, ariko nanone bakamufata nk'umuhungu wabo cyangwa inshuti yabo. Nta tegeko yatangaga, no kuba bari bamwizaho ingufu bamufata nk'umwana bitomboreye wajyaga ahiga inyamaswa nini akazisangira n'igiturage. Abasirikare barabasatiriye bibwira ko wenda barabatinyamo. Bakomeje kotsa amafi batanabareba. Baraje babwira Sefu bati tugutumweho n'ibwami. Umwami Saheli ubwe yategetse kuhita ugiwe. Sefu yarebye umwe mu basirikare mu maso nta bwoba, afata icyuma yakoreshaga bagagishyira hasi, nawe ati yaba nkeneye mwari kuba mwazanye hano. Niba yaramugaye atahagera mumubwire ko uyu munsi ntari. Isabelle yagize ubwoba yumva atangiye kuzongera, ariko Sefu amureba mu maso amuhumuriza atavuze. Bazili yegereye Sefu aramubwira ati babwire bagende twirira amafi bataduhagaze hejuru. Uwo mwanya yahise abibabwira ati mwidutera icyugazi, nimwicare dusangire amafi mureke kuduhagarara hejuru, cyangwa mutahe musubire aho muvuye, cyangwa se nanone mutubwire tubambutse niba ari byo mushaka. Abasirikare barumiwe basubira ibwami barakaye. Bageze mu ngoro batakira umwami Saheli bamubwira amagambo Sefu yababwiye. Umwami yarayumvise atayo magambo sinizeye ko yayavuze. Mwese mukwiye gufungwa kuko muri bigwari. Kuki mutaza amagambo mukoresha musaba umuntu ikintu cyoroheje nk'iki? Yohereje abandi ku munsi ukurikira. Abasirikare basubiye mu gace ko ku nyanja ari batatu, bajyana n'abandi barwanya bitwaza insinga n'iminyururu. Umwami yari yababwiye ko Sefu na bagenzi be nibanga kuza kwituze babazana ku ngufu. Sefu, Bazili na Isabelle nabwo bari kumwe bari gutera amabuye mu mazi. Abasirikare baraje bafata amaboko, Sefu nta gutekereza yiyakora umufashe, amuryamisha hasi amukandagira ku mugongo. Abandi bashatse kurwana, Bazili nawe yiyakora umufashe, babiraramo babahindura intere. Abasirikare basabye imbabazi kuko babonaga no gupfa bishoboka, basubira ibwami bataka. Umwe muri bo yatakaga agira ati ntabwo ari abantu basanzwe, Sefu ameze nk'intare, uriya musore wundi wagukubita utanamureba. Umwami Saheli yumvise ko abasirikare be basuzuguwe, afungura babandi yohereje yo mbere. Yarababwiye ati bakinishije igihugu, ariko si uwo Sefu ni muntu ki? Uwo Sefu ni muntu ki? Ndashaka ko afatwa ari muzima akazanwa hano. Nako nimugende mufate inshuti y'Isabelle, namubura akamenya ko ari hano ndabizi azizana. Umwami Saheli nyuma yo kumva ko abasirikare be bakubiswe yategetse kuri ntahamagazwa. Yaraje ageze imbere yaramubwira ati niki cyaguteye gukunda uwo musore udaterwa ishema no kuza ibwami? Umusore utazi aho aturuka, wanze kugaragara imbere y'umwami? Niki kirenze ibyo naguhaye afite cyagukuriye ku muntu w'umusare? Rena yicishije bugufi aramubwira ati simukundira icyubahiro, ndamukunda gusa. Umwami nigeze asubiza ako kanya, ahubwo yahise ahamagara abatasi
abaha amabwiriza mu ijwi rituje ati mushaka uwo mukobwa bita Isabelle mumenye igihe aba ari wenyine mumufate mwihuse ntihagire ubimenya, iyo nkundwakazi nibonye imutwara uwo musore azizana. Mu gihe umwami yacuraga imigambi, Rina nawe yari afite umugambi mu mutima. Yageze mu cyumba cyicarana na Salima aramubwira ati nshaka kumubona, ntabwo mbasha gusinzira, sinatuza ntaramenya uko abayeho nyuma y'iyi minsi yose, sinzi uko nabikora ariko nzamugeraho, Sefu nimubona nzamubwira byose. Mu rukerera bari bagize iwabo wa Isabelle mu gihe bari bizeye neza ko aba ari wenyine. Bagize amahirwe basanga Sefu na Bazili baraye mu ishyamba bahiga. Isabelle yari mu rugo iwabo baramufata, bamutwaye ku ifarashi bamujyana ibwami bamufungira ahantu h'ibanga. Nyuma y'amasaha make umwami yohereje abantu be kujya kubwira Sefu ko Isabelle ari mu maboko ye. Bamusanze yicaye mu ishyamba ryari hafi y'inyanja n'inkota y'icyuma kirekire, baramubwira bati tugutumweho n'umwami, Isabelle ari ibwami yafashwe, nujya kumureba bizakorohera. Sefu yarabarebye ashyira inkota hasi ati mukomeze mumufunge, nimuhaga kumufunga mukumva mumurambiwe muzamwice cyangwa mumurekure, nimwaga kumufunga mumwice. Umwe yakuwe umutima n'ayo magambo ati umwami yavuze ko ashobora kumwica koko. Sefu ati genda winginga umwami uti nimumwice. Bagiye bumiwe babwira umwami bati yadusabye ko natwe ubwacu tukwingingira kumwica. Umwami byaramurakaje cyane ategeka ko bafungura Isabelle ako kanya bakamusubizayo. Isabelle yagiye yisekera tumundi suretse ubwenge buke, ni gute mutwara uwo mudashaka kandi uwo mushaka ahari? Nanjye ubwanjye nari kwemera gupfa aho kugira ngo Sefu aze kubonana n'umwami atabishaka. Mu gitondo cyakurikiyeho umwami ubwe yari yahagurukiye ajya kureba uwo musore ngo barebane amaso ku maso. Yafashe n'umukobwa we Rina amutegeka kumuherekeza. Rina w'inzozi ze zari zibaye impamo, yari agiye kongera kubonana na Sefu. Bafashe inzira bajyana n'ingabo bagera aho Sefu, Isabelle na Bazili babaga bari, ariko nta n'umwe bahasanze. Bashakishije mu bihuru no ku nkengero z'amazi barababura. Umwami yategetse ko bahamagaza abaturage bakababaza aho bari. Baje imbere y'umwami bicishije bugufi bati nyagasani, Isabelle akigera hano bahise bambuka inyanja, bagiye mu kindi gihugu ko ari batatu, nta n'umwe wasigaye. Abo baturage bari babeshye kuko ba Sefu bari bakiri aho mu giturage. Isabelle akihagera, Sefu yahise akoresha inama mu giturage ababwira ko uzongera gutanga amakuru ye azaba ari umwanzi we. Yabasabye kutazagira andi makuru aho uwo ari we wese. Yongeyeho ati umuntu uzageza akababaza byinshi kuri twe mujye mumenya ko bamutumye, kandi kuko bari kuduhiga by'umwihariko njyewe tugiye kumara icyumweru cyose twihishe mu rugo rw'umwe muri mwe. Umwami yizeye abo baturage ntiyanatekereza ibyo kuba basaka inzu zabo ngo barebe ko batabahisha. Rina yacitse intege yicara ku nkombe y'amazi amarira amuzenga mu maso, ntiyigeze avuga ijambo na rimwe. Umwami yaramurebye buri icyo amubwira. Basubiye ibwami, Sahiri yumva asuzuguwe. Yagarutse mu rugo isura yabirindutse, amaso ye yahindutse umutuku, intoki ze yazifunze nk'umuntu witeguye gukubita ibipfunsi ku gikuta. Nta n'umwe wamwegereye, nta n'umwe wamusuhuje akinjira ibwami. Yinjiye mu rugo rwe runini yicara ku ntebe ya zahabu. Iyo yabaga yicaye kuri iyo ntebe ya zahabu nta muntu utari umwami wari kumwegera. Byabaga bisobanuye ko n'uwabigerageza ahita amuca umutwe. Yarababaye, ibitekerezo byamubanye byinshi cyane. Yatumije inama y'abajyanama be ariko nabo basaba gushyiramo intera. Yaravuze ati ndarambiwe, umukobwa wanjye amaze kongera agateba Yozefu. Nihanganye kuva kera ndamugoragoje, ariko yakomeje kumbera ibamba. Yankinze umusari mu maso kugira ngo atume nsezerera Rihani. Umukobwa wanjye naramuvuje bambwiye ko ari muzima. Ibi byose abikorera kunsuzuguza. Ngiye kumuhana kandi ntegetse ko umuntu wese uzagerageza kumvuguruza nyuma y'iki gihe azamanikwa ku karubanda. Yasubiyemo amagambo amwe n'amwe ati umukobwa wanjye Rina ubwo yambonye nk'undi muntu usanzwe, yatesheje agaciro amaraso ye, ndamwica, ndamumanika ku karubanda imbere y'inzu yanjye, abantu bose bamurebe, niho bazamenyera ko umutima wa se utihanganira gusuzugurwa. Nzamumanika imbere y'abantu bose kandi bizaba ari nk'ibirori, nta muntu uzaba wemerewe kumuririra. Abajyanama be baraje bamwe bubika umutwe kuko ari kuvuga ari gutegeka ko yicwa ako kanya. Umwami yarakomeje ati ndacyari muto sinshaje, nanjye nzashaka undi mugore, umwamikazi mushya, nzabyarana nawe umuhungu, ndabyizeye. Abo tuzabyarana nibo bazambera abana b'abikomangoma, kuko Rina wari umwana wanjye, namaze kumubika mu mutima wanjye nk'uwapfuye. Yahumetse cyane arongera ati kandi bisubiyemo, nimara gushyira umukobwa wanjye mu mugozi agapfira imbere y'amaso yanyu, abaturage bo kwa Sefu nzabarimbura nabo. Yavugishwaga n'uburakari atazi neza ibyo ari kuvuga nawe. Rina amaze kumva ko se yamaze gufata icyemezo cyo kumumanika ku karubanda, umutima we wahise wuzura ibibazo byinshi, urashyira ashirira. Yibajije ibintu byinshi icyarimwe. Yari yicaye wenyine mu cyumba cye areba mu kirahure abona ko asa n'umuntu ugiye kwicwa. Ibyo ari kubwira umwami byose ntiyari kubyemera, nawe kuko yasanze yaramucunaguje kenshi. Sahiri yari yaramwihanganiye bishoboka, ntiyari kubona uko acika kuko nta muntu n'umwe wari umushyigikiye na busa. Abantu bose nabo bifuzaga ko apfa uretse bake mubaje.
naho abajyanama mu mitima yabo bakomye amashyi, bakomera amashyi igitekerezo cye cyo gushaka undi mugore bakabyarana abana. Bo bakundaga ingoma kuruta umuntu uyiriho, bari abajyanama b'umwami, ariko mu gihe umwami yavagaho bakomezaga kuba abajyanama b'uwamusimbuye. Rina yatangiye kwibaza ati ese buriya Sefu yigeze antekerezaho? Wasanga wenda adakunda Isabelle ari uko bakuriye ahantu hamwe, umuntu wari wemeye ko bamwica kandi ngo ari umukunzi we, ahubwo nakabaye naramubwiye ko namukunze igihe yemeraga kuvuga, cyagiye ndirimbiraga nkamufata mu nda gatoza, wenda ari kubiha agaciro. Rina ntiyamenye niba Sefu yarigeze amukundaho n'umunota n'umwe. Yifuzaga ko nubwo bamwica yapfa azi niba Sefu yarigeze kumukunda. Yaribwiraga ati yaba nkunda nari gusaba data akanyirukana, sinkomeza kwitwa umwana w'umwami nkajya kwibanira na Sefu, wenda nanjye nkaba umuhigi tukajya duhorana mu ishyamba nijoro ku manywa tukirirwa ku mazi. Rina yanditse urwandiko aruha Salima ati n'impfu zarubahe. Yanditsemo ngo Sefu niwe umutima wanjye wakunze, yamenye urwo mukunda akaruha agaciro, data akamwemera, nari guha ubwami bwacu icyubahiro bwifuje kuva kera, ariko nta gisubizo mfite cy'uko Sefu yaba yarankunze. Sahili yarafashe umwanzuro wa nyuma wo kwica umukobwa we Rina amumaritse mu mugozi, nyuma agakurikizaho w'umuryango wa Sefu kuko yashinjaga Sefu kuba ariwe ntandaro ya byose. Yamushinjaga ko ariwe watumye Rina yanga Rihani. Nyuma yaho yumvaga ko azahita ashaka umugore, uwo mugore akaba umwamikazi bakabyarana abana. Yari yizeye ko azavamo umuhungu wakazaba ariwe umusimbura. Ntuzacikwe n'igice cya 4. Niba ukomeje kuyikunda ukaba utegereje igice cya 4, duhurire muri comment.